Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio aho tugiye kureba amakuru agezweho kugeza muri iki gitondo. Ni amakuru rero akomeye cyane ariko by'umwihariko mbanza gusuza abantu mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, mbanza gusuza abantu mudukurikirana muri Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ari nako mbabwira nti nimukibagirwe gukanda subscribe cyangwa se sabone kubera ko bizabafasha kurushaho kugenda mukurikirana amakuru yacu ndetse mu by'ukuri uko tugenda tuyabagezaho. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no Burundi biri gushyirwa mu majwi ko bishaka kugaba igitero cyeruye ku Rwanda, intambara yeruye ku Rwanda ko rwose ngo bashaka kuyishozaho, ariko ngo iyi ntambara ikaba ifitwemo uruhare rukomeye cyane n'igihugu cy'Ububiligi, igihugu kimwe mu biri ku mugabane w'Uburayi, ngo kikaba gishaka gushyira ingufu rwose muri ibyo bitero, kugeza ku rwego rwo kuba hamaze iminsi humvikana amakuru avuga ko Uburundi bwakiriye drone zigera ku 5,000, abasirikare bagera ku 50 bamaze koherezwa ku mbibi zihuza Uburundi ndetse n'u Rwanda. Aya makuru nayo turaza kuyagarukaho, turareba uruhare rwa Tanzania muri ibi bikorwa. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya kugeza kuri uyu munota, turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, turaza kwerekeza muri Katana, santre ya Katana. Iyi santre amakuru ari kuvugwayo ni ayahe? Ese ni ibiki biri kuvugwa muri aka gace? Tugiye kuba twagira iki? Tugiye kuba twabigarukaho twumve santre ya Katana ni iki kiri guturuka cyangwa se ni iki kirimo kugira iki kirimo kuba cyavugwayo. Icyo usabwa gusa nakomeje kugenda mbikubwira ni ugukanda subscribe cyangwa se sabone ukarushaho kujya ubana natwe. Nibutsa abantu mudukurikirana kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ko muzajya kabisa mu by'ukuri mutanga ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi, kugira ngo turusheho kugenda tubana rero gatanu kuri gatanu. Nshatse rero n'ubundi ibijyanye n'ingingo z'ingenzi cyangwa se impfunyamfunya mpagarikiye ahangaha tukinjira mu makuru arambuye, ubundi izindi ngingo tukaza kugenda tuzirebera hamwe indani muri iki kiganiro, kubera ko ngenda nabwira abantu benshi nti nutazajya ukurikirana iki kiganiro ngo byibuze ubashe kugeza ku musozo, hari amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane uzajya uhomba, utazajya ubona. Ibyo ngibyo ntabwo ari amakosa yanjye, ni amakosa yawe wowe utabasha kugera ku musozo w'ikiganiro ndetse n'amakuru tuba tugenda tukugezaho. Nta giciro kindi tuba twagusabye ndetse nta n'ubwo ibiganiro byacu byishyuzwa. Sasa rero uko ibintu bihagaze kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza magingo aya muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hari gututumba intambara ikomeye cyane. Ni intambara iri gututumba hagati y'ibihugu birimo u Rwanda ndetse n'u Burundi, ariko iyi ntambara ikaba ishamikiye ku ntambara yagiye itutumba mu minsi yabanje ariko ikaza gupfuba y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi unyemerere tuze kubica ku ruhande kuko niko bimeze. Ntabwo nshaka ko kuri inshuro tuza guhisha ukuri, mu by'ukuri ndashaka ko dushyira ukuri ahagaragara, uwanga amazimwe abambwa habona, nicyo kintu nshaka. Ni intambara rero ishamikiye ku yari isanzwe ihari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero u Rwanda, abarimo Minisitiri Nduhungirehe, abarimo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ingabo muri rusange baragenda batangaza ko ayo makuru bayafite koko ko abari ibitero biri gutegurwa, ariko u Rwanda rwavuze ko rwizeye neza ko ruzacunga umutekano warwo. Biravuga ko u Rwanda rushyigikiwe na Uganda, u Rwanda rushyigikiwe mu by'ukuri na Uganda, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri intambara iri kumwe n'u Burundi, u Burundi buri kumwe n'ubundi na Kongo Kinshasa. Ibyo ni ibintu byumvikana. Tanzania ikaza ikurikiraho, Angola ikaza ikurikiraho, Afurika y'Epfo nayo ikaza ikurikiraho. Ibi
abenshi baravuga ko bishobora kuzaba ibidasanzwe mu gihe bizaba bituritse. Uburundi bwo buvuga ko bwamaze gushyiraho icyo twakwita ingamba zikomeye cyane zaba zagereranywa nko kwirinda. Baratuza aherutse kuvuga ku bijyanye n'umutekano w'Uburundi, dore ko bamwe mu ngabo z'Uburundi bagiye banasimbuzwa rwose bongerwamo amaraso mashya, habaho no kutajenjeka. Ariko icyo ugomba kuba wamenya ni uko kugeza uyu munsi mbibabwire mw'abantu mwe, ntabwo biza kuba byoroshye. Nihagira ikintu kibaho, mwitege ikintu kidasanzwe gishobora kuba cyabaho. Amakuru yihutirwa cyane nababwiye nti mu by'ukuri icyo ugomba kuba wamenya nudakurikirana aya makuru tukugezaho, hari byinshi utaza kuba wabasha kuvumbura. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu hagaragaye inkongi y'umuriro. Ugushya gukomeye cyane kwagaragaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo kwatunguranye cyane. Muri iki gitondo amakuru yagezeho yavugaga ko iyi nkongi y'umuriro yaba yaturutse ku bitero bya AFC 23 kubera ibibombe barashe kuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kuko amakuru avuga ko cyamaze gufatwa na Wazalendo. Kuva mu minsi ishize nagiye mbabwira uburyo ki Wazalendo bari bagiye bahagera barahagota ubutaka bwose bwo muri hano Kavumu, bwari burimo kugaragaraho santere ya Kavumu, ibice bigiye bitandukanye za Mpiti hagaragaraga Wazalendo. Ubu rero M23 nyuma yo kubona ko irimo iragenda icika intege, irimo iragenda isa nkaho iri gutakaza umurongo, ngo ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, yaje kugaba ibitero rero bibise ibyo kuhatwika cyangwa se kwa bombarda, dore ko inkongi y'umuriro yongeye kuhagaragara. Ariko aya makuru nayatanzwe n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Inyeshyamba za M23 ntabwo zigeze zemera cyangwa se ngo zihakane iby'icyo gikorwa, dore ko bakomeje gushinjwa byinshi mu biba ndetse n'ibigaragara hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 ngo barafatwa rwose, ndetse hari n'abaherutse gushyirwa ahagaragara. Ariko inkuru ikomeye cyane ngiye nabonye ni ibijyanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu. Ibi biramutse bibaye ryaba ari isanganya rikomeye cyane kandi ridasanzwe, kubera yuko byaba bibayeho mu gihe n'ubundi hari hamaze iminsi habaho gusaba ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa ndetse n'ibindi bishamikanye nacyo. Ariko bikaba bibaye ngombwa ko na Kavumu ifatwa n'inkongi y'umuriro. Bivuze ngo niba bibaye gutyo biraza gufata igihe kirekire cyane. Iki kibuga cy'indege kugira ngo gifungure byaza gusaba ko gisanwa kugira ngo gifungurwe. Ibyo bidakozwe ntabwo biza gukunda. Ibyo rero birongera igitutu, birongera ibibazo ndetse no guhangayika gukomeye cyane rwose. Ariko ibi bikavuga ko ngo byakozwe na drones z'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe uruhande rwa leta ya Kongo rwanashinjaga abarwanyi ba AFC23 kugaba ibitero bya za drones mu bice bituwe n'abaturage. Ariko nanone impande zombi ziragenda zishinjanya, kubera ko ku munsi w'ejo hari itangazo ryavuye muri Etat Major y'igisirikare cya leta ya Kongo. Marcus K yashyize hanze inyandiko. Lawrence Kanyuka nanone ku ruhande rw'inyeshyamba nawe yashyize hanze inyandiko isobanura byose ndetse n'uko ibintu byifashe. Ibyo bigaragaza iby'uru rugamba ndetse ko ibintu bigize bitoroshye. Ndimo mbabwira ibyangaha muri Kivu y'Amajyepfo, ibyo kuraswa kuri Kavumu. Kavumu yarashwe. Kavumu rero kuba yarashwe ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko iyi Kavumu isa nkaho yamaze kwamburwa abarwanyi ba AFC23. Tanzania ibirimo, Abarundi babirimo, Angola ibirimo, Afurika y'Epfo birimo. Ibyo byose
biraza kuba ikibazo gikomeye cyane ku barwanyi ba M23, ariko nabo bafite ababashyigikiye, bikurura intambara y'aka karere nk'uko natangiye mbigarukaho, ndetse bishobora no kuba byateza ikibazo gikomeye cyane muri aka karere no kwibaza gukomeye cyane. Hatagize igikorwa mu minsi mike dushobora kumva intambara ikomeye cyane yaba iri kujya mbere hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Bivuze ngo hagomba kubaho ikintu gikorwa kugira ngo ibibazo bikemuke. Nubwo rero bimeze gutyo, Amerika yagerageje kugira icyo ikora. Kuba Amerika yaragerageje kugira icyo ikora ni kimwe, hakurikiraho kandi nanone kuba kugeza kuri izi saha imiryango itandukanye yagerageje kugira icyo yakora, nabyo byaranze. Abenshi mu banyekongo baravuga bati igihugu cyacu kizabona umutekano, kizabasha kubona umutekano ari uko izi nyeshyamba zirashwe. Nibitagenda gutyo ntabwo Kongo Kinshasa izigera ibona umutekano. Abandi bati ibyo nta gisubizo kirimo, igisubizo kiri mu mujyi wa politiki. Ariko ubona ko kugeza uyu munsi inzira nakwita ko ari iya politiki igenda ivugwa, nayo isa nkaho yakomeje kugenda ikubita igihwere, kuko n'ubu ngubu already njye nagiye mbivuga kenshi, ibiganiro bya Montreal mu Busuwisi nabyo byamaze kuba byakubita igihwereye, cyangwa se byamaze kuba mu by'ukuri bigaragara ko bitazigera bitanga umusaruro. Bishaka kugira ikivamo, ntabwo twavuga ngo nta kintu namba kizigera kivamo, ariko umusaruro byari byitezweho, guhagarika imirwano, gufungura ibice bigiye bitandukanye, amayira kugira ngo ubutabazi bukorwe, ndetse n'harimo nk'ikibuga cy'indege. Ibyo ngibyo mushatse mwabyibagirwa, kubera yuko biragoye ko bizabasha kuba byabaho rwose. Ibyo ngibyo njye nabivuga, ariko byari ngombwa ko hakagize igihinduka. Mu gihe rero hatagize igihinduka, mwitege ko mu by'ukuri hagiye kuba ibidasanzwe. Ni ku butaka nanone rero bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukiri. Hari amakuru akomeye cyane yatugezeho muri iki gitondo. Baravuga ko Katana Centre, gace kari muri teritwari ya Kabare mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, ari kuvugwa amakuru akomeye cyane. Ni amakuru aturuka aho hantu avuga ko kuva ku itariki 25 kugeza ku itariki 26, ubwo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru z'uku kwezi kwa kane, ngo aha Katana Centre habaye ibikorwa byinshi byo gufata abaturage ku ngufu ndetse no kubambura amafaranga. Ibi ngo byakozwe n'abarwanyi ba M23 bafatanyije n'umuyobozi mushya w'ako gace washyizweho n'uyu mutwe. Ibi rero nzi ko ngo ubundi ngo byajyaga bivuga ko ngo bikorwa n'uruhande rwa leta ya Kongo, ariko nanone biba bigeze ko ubu busahuzi bugeze kuri uru rwego, urumva ko bidasanzwe. Hari bamwe mu bigeze gufatwa muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko ngo M23 ngo ni igihemba abarwanyi bayo, intwaro zarabuze. Ibi abenshi babishingiye bavuga bati niyo mpamvu ibikorwa by'ubujura ndetse n'ubusahuzi byumvikana mu mujyi wa Goma, ndetse ukongeraho ko hanyuma y'ibyo usanga n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye bigaragara. Aha rero muri Kivu y'Amajyepfo habaye isanganya kuri kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Baravuga ko nyuma y'umuganda rusange abaturage bagera kuri 40 barashwe bazira ko batari bafite jeto, nuva urupapuro rw'urushya cyangwa se icyemezo rwasinwe n'umuyobozi mushya w'aho hantu. Abaturage ngo bafungiwe mu buroko bw'akanya gato, bashyizwe mu rugo rw'uwitwa Honorable Rukwebo, ubu ruri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba rero ziragukekaho kuba wazalendo. Ibyo biba byarangiye gutanga amakuru kuri FARDC, ikibazo kiba cyamaze kubaho. Bavuga ko ngo benshi bamaze kugenda bashyirwa rwose hariya mu magereza agiye atandukanye y'izi nyeshyamba kubera gushinjwa ubugambanyi. Bamwe bakavuga bati ntabwo ari byo, ahubwo hari n'abadutangira amakuru atariyo bagenzi babo nyine, ugasanga ngo inyeshyamba za F23 zirabajyanye
kandi ugasanga ari ubugambanyi. Ibyo byose rero ni ingaruka zo kuba hatakiri kugaragara mu by'ukuri ubuyobozi bwa leta muri bino bice, nuko hatarimo kugaragara ubuyobozi bwa leta y'i Kinshasa muri bino bice. Haramutse hagaragara ubuyobozi bwa leta, ubwo ndavuga FARDC, iramutse ari gukurikirana ibikorwa byayo ahangaha muri bice, si FARDC yonyine gusa, ahubwo mu by'ukuri hagaragara umutekano, ntabwo ibintu byakagenze nk'uko bigenda. Ikibazo ni isoko y'umutekano muke. Amakuru avuga ko kugira ngo barekurwe buri muntu yasabwaga kwishyura amafaranga ibihumbi 110 by'amafaranga y'amanyekongo, kandi bakanakubitwa ibiboko. Ubwo nyine ni abafashwe n'inyeshyamba za M23. Ku cyumweru tariki 26 ibyo bikorwa byarakomeje, aho abandi baturage bagera kuri 20 nabo bafashwe. Ubuhamya bwatanzwe n'abaturage buvuga ko bamwe bakorewe iyicarubozo n'iyindi mishyikirano mibi, byose ngo bishingiye ku kuba badafite iyo jeto basabwaga. Ibi byerekana ko muri ako gace hari ikibazo gikomeye cy'ihohoterwa rikorerwa abaturage, aho gufatwa, gukubitwa no gusabwa amafaranga bikorwa nk'uburyo bwo kubatera ubwoba ndetse no kubambura, bigatuma abaturage kugeza umunsi bavuga bati ibikorwa nk'ibi ngibi by'ihohoterwa bikwiye kuba byahagarara rwose, ariko ntabwo byigeze bikunda kameme. Nakubwiye mu gutangira amakuru, ntitugufitiye amakuru menshi cyane. Ahantu bita Kavumu byabaye ibindi. Hari abantu bajya bavuga ngo ni ibindi, byabaye ibindi kabisa, kubera ko ikintu bita urufaya rw'amasasu, umuriro udasanzwe wagurukanaga hejuru. Ni ikibuga cy'indege cya Kavumu Bukavu giherutse guterwaho ibisasu. Harashinjwa M23 gusa. Ni mu masaha 48 ashize Eric Prince, umuyobozi mukuru wa Black Water, yari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho yakurikiranaga ibijyanye n'aya makuru. Gusa icyo ugomba kuba wamenya, muri video mfite igiye gushyira muri group yacu WhatsApp ya Songa Mbere, umuntu utari muri Songa Mbere ntabwo ari buze kuyibona, haragaragara umuriro hano Kavumu, umuriro rwose ugurumana, navuga ko wakira hejuru, ugaragaza nyine ko hano ku kibuga cy'indege byifashe. Ukuntu rero bimeze cyangwa se ukuntu bihagaze, iki kibuga cy'indege cya Kavumu nacyo ni ikibuga cy'indege gikomeye cyane, kongera murabizi ko za Seka 4 zari zihari mu minsi yashize ubwo intambara yari ikomeye. Seka 4 rwose zari zihari zihaparika, ndetse bivuga ko ari n'imwe yigeze kuhakorera agisida, ariko ni ikibuga cy'indege cyari kimaze iminsi mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ubu rero ibi bice rwose ntago, ibi bice icyo ugomba ko wamenya, ntago igisirikare cya leta ya Kongo kikifuza yuko na gato byaba bikiri, ntago kifuza ko byaba bikiri mu maboko hagati aho ngaho, ntago byifuza ko byaba bikiri mu maboko y'inyeshyamba. Uruhande rwa leta ya Kongo rwakomeje kugenda rugaragaza ko rwifuza ko ibice nk'ibi ngibi byagaruka. Ni nayo mpamvu wumva rero ibitero nk'ibi ngibi bikomeje kugenda biba kuri inshuro, ibigaragaza uburemere rero bw'ibiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urugamba rurakomeye, ntabwo bikiri bya bindi. Navuga ko bimwe bavuga bati amazi si yayandi moge impagaze, kubera ko iyi video nawe ukimara kuyibona, iyi video ngiye gushyira muri group yacu ya WhatsApp, ntabwo bibuze kuba ngombwa ko nyishyira hano mudukurikirana, ahubwo ndayishyira muri group yacu ya WhatsApp. Already ubu tuvugana ikiganiro ngiye kugisora namaze kuyishyiramo. Ubwo umuntu uzakumva ikiganiro amenye ko video yari yamaze ko yageramo. Video igaragaza rwose biri kubera Kavumu. Ntabwo numvaga ko ibintu byaba biri ku rwego ruhanitse nk'ibi ngibi, kuko ndi kubona ko ibintu byamaze kuba byahindura isura. Ndi kubona ko ibintu byamaze kuba byafata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Video rero yanyu ngiyo
muri songa mbere kabisa yo yamaze kugeramo. Hanyuma rero nyuma yo kugaruka ku biri kuvugwa Kavumu ko hagaragara inkongi y'umuriro ndetse n'umuriro udasanzwe, ndetse nyuma yo kukubwira yuko kugeza kuri ubu ngubu hari ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa ku Rwanda, harimo uruhare rwa Tanzania ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati aho ngaho n'u Burundi, nyemerera aya makuru nyasubikiraho ko kuvuga byinshi si ko kuyamara, mubwire ko tuza gusubira mu masaha ari imbere, turaba tureba cyangwa se turadukurikirana nanone ibindi babigezweho, ariko mbibutsa ko mu by'ukuri mugomba kujya munyarukira ku makuru akomeye cyane tuba tugenda tubagezaho kuri Region Info. Njye nari Bosco, ni Region Info rero nk'uko mubyumva, dusubire mu masaha ari imbere. Ciao ciao, hasta la vista.